ndakeka amasomo yacu amaze kubaryohera, mumaze kuyakurikira muri benshi, tumaze kubabona. Murabona ko uyu munsi noneho turi kuri cya kibuga tubigishirizaho ibintu bijyanye n'ibizamini, ibintu bibazwa mu kizamini. Uyu munsi rero turaje ngo tubereke noneho uburyo twigamo ikona. Bibutsa ko kunyura mu makona ni isomo ridufasha kugendera neza mu muhanda. N'ubundi ku masomo uyu munsi nimuze gucikwa, nze kubigisha uburyo amakona tuyagendamo tutayagonze. Ni isomo riryoshye, ni isomo rishimishije, riri buze kukuryohera nawe. Ndagira ngo rero ntucikwe, ukurikire neza isomo ryanjye, kandi subscribe nk'ibisanzwe kugira ngo ujye ubasha kubona amasomo ya buri munsi Teacher Sam mbahereza. Ni karibu ngo mbereke amakona, uburyo ki amakona tuza kuyanyuramo. Hari abatazi ngo amakona ni ibiki. Amakona ni iriya 20 y'amakona. Ni ukuvuga ngo rero tunyuramo hari hagati, tuzamuka tunyura ku ruhande, tukaza gucamo hagati, tukagarukira hari inyuma. Umupolisi aho ngaho agusuzuma uburyo ki ushobora kugendera mu muhanda utagonze ibintu bikwegereye, byaba biri iburyo cyangwa se ibumoso bwawe. Ni karibu ngo mbereke uburyo bigenda. Murabibona ko ubu ngubu imodoka yacu rero imwe iragenda, tugiye gutera ku makona. Turanyura mu ruhande rw'iburyo tujya guteraho, turi kwegera imbere tugiye gutera. Noneho ku makona turagenda dusatira ririya kona ry'imbere rya ruguru rihera. Ubu ngubu niryo turi gusanga. Ntabwo uhunga amakona cyane, ndetse nta nubwo uyegera cyane, kugira ngo umwanya wawe usigaramo hagati uze kuguha ibipimo byiza, kugira ngo imodoka ize kujyamo neza cyane. Rero turasatira ririya kona ry'imbere. Iyo turigejeho imodoka, tureba niba turinganiye n'iri kona, ukareba niba urutugu rwawe ruringaniye n'iri kona iri ngiri urimo urabona hano impande yawe. Iyo ubonye rero waringaniye neza, ukata amapine uyajyana mu kaboko k'ibumoso, uyakata gake gake witonze. Ubwo wamaze kubona ko waringaniye, warangiza ukagenda wegera imbere gato gato amapine wayahejeje. Ahangaha rero nta kindi uri gukora, ubuje kugaburamo ya makona yawe kabiri, hagati na hagati. Iyo umaze kwegera imbere gato ukabona ko wageze hagati na hagati muri ya makona, utasubiye inyuma cyane kandi utanegeye imbere cyane, ubona kuri hagati na hagati neza, uhita ukata amapine yawe uyajyana mu kaboko k'iburyo. Icyo gihe rero bamaze kubona ko nyine wagabuyemo ya makona kabiri, ukabona ko impande zose zingana. Iyo urangije rero uhita ukomeza ukareba muri rotorovizeri yawe yo mu kaboko k'ibumoso, cyangwa se ugakoresha iyo mu kaboko k'iburyo. Warangiza ukagenda wegera imbere, ariko hano icyiza uzakoresha iyo mu kaboko k'ibumoso, hanyuma rero ugende wegera imbere ushaka ya makona. Niba wegera imbere gato uzabona umurongo w'amakona ya mbere, uyirengagize, wongere wegere imbere gato ubone umurongo wa kabiri. Nubona umurongo wa kabiri uzakomeza wegera imbere ariko gake cyane, hanyuma rero uringaniza imodoka. Uzahita ubona ko inyuma, uzahita ubona ko muri ya makona bigororotse, ubone ko nyine imodoka yanyuramo idateje ikibazo. Uzakebuka urebe no muri rotorovizeri yo mu kaboko k'iburyo, ubone ko harimo umwanya koko wasubira inyuma amakona yawe utayagonze. Numara kubona ko imodoka yawe yahagazemo neza muri ya makona, warebye muri ya rotorovizeri y'ibumoso ndetse n'iy'iburyo, ukabona ko usubiye inyuma nta kibazo byateza, uzagorora amapine yawe uyashyire hagati na hagati. Hanyuma rero ushyiremo rivanse, utangire usubira inyuma gake gake witonze. Ubikore nyine nk'umuntu uri ku kizami, waryegereye cyane ukarihunga, wabona warihunze ukaza uryegera gake gake unyuramo buhoro buhoro, ariko ntugahagarare mu makona, kubera ko iyo wamaze guhagarara mu makona burya uba wahiye, nta kintu cyo kwireguza uba ufite, ahubwo ugenda ukontorora gake gake wisubirira inyuma witonze. Iyo rero ugiye guheza amakona yawe muri rotorovizeri, ubonye ikona ryanyu muri buze, ufatira vola yawe hagati, hanyuma rero ukaguma hamwe ukareba imbere ukitegereza ya makona, ariko ugakomeza usubira inyuma. Hanyuma rero wamara kubona yose wayahejeje ugahagarara. Icyo gihe uba usoje ikizamini cy'amakona. Tugiye gutangira ya makona yacu rero, tugiye kuyanyuramo twubahirije formule nk'uko tugiye kubibona. Ni ukuvuga ngo rero nk'ibisanzwe umunyeshuri agomba kuba yambaye akambara sentire. Nyuma yo kwambara sentire, n'ubundi araza akandagire amburiyaje ndetse na feri y'urugendo, kugira ngo aze kwatsa imodoka yacu igume hamwe paka yihaye gahunda yo guhaguruka. Nuko ngo rero narangiza aratsa imodoka,
imodoka yamaze kwaka, shyiremo vitensi, wibuke noneho nibuke no gukuramo feriyamu. Murabona kano gatara kari kwaka ahangaha muri dashboard, kano gatukura. Kano gatara gatukura rero karamenyesha ko iyi feriyamu iyi ngiyi ikirimo. Nukuvuga ngo rero kugira ngo tuze guhagurutsa imodoka neza nuko iyi feriyamu tuba twayikuyemo. Twakanze turamanura, noneho tugiye guhaguruka. Guhaguruka ni bya bindi bisanzwe, uregera kuri amburiyaje gato, ukarekuraho akantu gato, imodoka igasa nk'ititira, warangiza ukavana ikirenge kuri feri ukakijyana ku muriro. Noneho tugiye gutangira ya makona yacu, tugiye kunyura mu makona, tugiye kunyura mu makona neza. Noneho tugenda twegereye uyu murongo w'aya makona ya ruguru kugira ngo tuze kuba twayacamo neza cyane. Tugenda twegereye uyu murongo wa ruguru w'aya makona kugira ngo tuze kuba twanyuramo neza cyane. Noneho tukaza tukaringaniza urutugu na rino kona iri ngiri riri ahangaha imbere, iri ribanza. Urutugu rwanjye ngiye kururinganiza n'iri kona, rino ribanza riri imbere. Okay, iyo maze kuringaniza urutugu na rino kona nibwo nkata amapine nkayakata, namaze guhagarara ariko nkayakata ibumoso bwanjye. Iyo maze gukata amapine ibumoso bwanjye rero ndahaguruka, nahagurutse imodoka yanjye n'ubundi nkagenda ndeba hagati y'aya makona. Nsa nk'usohora umutwe ariko sinkugeze hanze cyangwa ngo murenze umuryango, nkagenda ndeba hagati y'aya makona. Narangiza urutugu rwanjye rwamara kugera hagati y'aya makona nkahagarara. Iyo tumaze guhagarika imodoka rero urutugu rwageze hagati y'amakona, ndongera nkahagarara nkahindura amapine yanjye nkayakata iburyo. Haracyarimo vitensi ya mbere, ntabwo turahindura vitensi. Tukagenda imbere noneho twifashishije kano kareba nyuma k'ibumoso. Aka kareba nyuma k'ibumoso aka konyine kadufasha guteraho imodoka neza kandi tukaza kunyura mu makona tugenda neza cyane. Mukurikire rero nimucikwe. Ubu tugiye gushaka ya makona turebera muri aka kareba nyuma kandi tujya imbere. Amakona ya mbere turi bubanze kubona rero ni amakona ya ruguru, y'umurongo wa ruguru. Ndavuga umurongo w'iburyo. Ariya makona turi kubanza kubona ni ay'umurongo wa ruguru, umurongo w'iburyo. Turawurengaho rero dukomeza imbere, turayabona dukomeza imbere. Noneho nituza kubona amakona y'umurongo wo hepfo w'ibumoso nibwo turi buhagarare. Ahangaha urabona ko ndi kureba amakona yanjye, uri kuyabona neza cyane. Ndi kubona amakona yanjye y'umurongo wo hepfo w'ibumoso. Ndongera negera imbere kugira ngo uriya mwanya urimo nkugabanye. Urabona ko umwanya wanjye nkugabanyije ubaye mutoya. Mbibutsa ko amapine yacu agikase iburyo, umurongo w'ibumoso murabona ko ndi kureba neza. Kandi turebye no mwira side mirror ya ruguru, umurongo w'iburyo nawe wahise ujya mu mwanya wawo. Urabona ko duhagaze neza mu makona. Iyo tumaze guhagarara neza mu makona rero tubona ko imodoka iri kureba imbere neza, tugorora amapine. Twababwiye ko amapine aho ngubu akase iburyo, ubu ngubu tugiye kuyagorora areba imbere abe straight. Tugiye kugarura inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kugorora amapine, murabona ko iyi vora hano hantu ndi kubereka hatandukanye n'aha ngaha hejuru. Tuno tuboro rero tuno tubiri, izi nkingi ebyiri ziri hejuru zigiye kureba hasi inshuro ebyiri kugira ngo amapine yacu abe agororotse abe areba imbere neza. Ngiye gutangira ngorora amapine. Iyi ni inshuro ya mbere. Murabona ko tuno tuboro ndurebesheje hasi inshuro ya mbere. Ngiye kujyana indi nshuro ya kabiri kugira ngo amapine yacu aze kuba agororotse. Ubu ngubu amapine yacu arimo arareba imbere neza cyane. Iyo tujya inyuma rero twifashisha akareba nyuma byibura kamwe kugira ngo tutivanga. Turifashisha, nge ndifashisha kangahe ibumoso, hari n'undi wakifashisha k'iburyo, nabyo ntacyo bitwaye, ariko reka twifashishe kano k'ibumoso. Tugiye kwifashisha akareba nyuma k'iburyo. Okay, tugende. Murabona ko
murabona ko tugiye gutangira kujya inyuma. Ni ukuvuga ngo ndagenda negera ari amakona y'iburyo kugira ngo nayagonga. Ni ukuvuga ngo nimbona ndi kuyegera abereke na hano kuri vora uburyo bigendamo. Ni ukuvuga ngo iyo nshaka yari amakona yanjye ngiye kuyegera nenge kavora iburyo. Urabona ko nayegereye amakona yanjye y'iburyo. None ninkenera kuyahunga ndahenge kavora ibumoso. Urabona ko ariho nayihengetse, bereke ko nayahunze ndongera ngende nyegera gake gake paka ngeze inyuma. Murabona ko nsigaranyemo ikona rimwe. Iryo kona rimwe naryo nindibura rero ndahita ndeba imbere, ndahita ngorora amapine nyine ivura yanjye nyifatire hagati, noneho ndeba imbere. Amakona yanjye yose nimara kuyabona imbere hariya ndahagarika imodoka kugira ngo mbe nshoje gukora ikona ryanjye, cyangwa se nk'umuntu uri mu kizama basoje ikizamini cy'amakona. Murakoze rero, amasomo yacu nakagaruka, ubutaha tuzaza tunyuramo twihuse, noneho tunareba andi masomo akurikira. Ni Teacher Sam kandi mukurikire muri benshi, musharinge video, mukore subscribe, muyikwirakwize ku nshuti zanyu kugira ngo nabo babashe kubona aya masomo, bazabashe kwiga imodoka bitabagoye. Ku bundi busobanuro rero ukeneye no kwiga imodoka watugana. Dukorera hano ku Gisozi inyuma y'agakinjiro, inyuma y'urusengero rwo kwa Rugamba. Ni karibu rero tubigishe n'ibindi noneho mumenye imodoka fresh.